Miri aba ari mu nama ndetse ari kumwe n'abashoramari, papa we nawe aba yicaye muri iyi sare. Miri rero aba ari gupresenta umushinga mushyashya. Batangira rero kumubaza icyizere afite cy'uko uyu mushinga utazahomba. Nawe ati nyine ibyo ngibyo birashoboka cyane, burya risike nyine ntabwo zabura, ariko kandi nanone kudashora nabyo cyangwa kudakora uyu mushinga, guhora dutinye nicyo kibazo kurusha kurwana na risike dushobora kuzahuriramo nawo. Ikindi kandi ntabwo mugomba kwizera ibyo mvuga nyine 100%, namwe mugomba gukurikirana amakuru nyine, namwe mukirebera mukawusoma, hanyuma namwe mukareba nyine aho ikibazo cyaba kiri. Papa rero wa Miri ahita ababwira ati uyu mukobwa mureba wicaye imbere yanyu niwe hazaza ha business zanjye. Aba nyine yishimiye ukuntu uyu mukobwa azi ubwenge ndetse rwose amaze gupresenta neza. Ahita rero amubwira ati mukobwa wanjye ndakwishimiye rwose kandi nyine ndi proud yawe. Miri rero nawe arishima cyane nyine kubera ko papa waba yamushimye, ndetse n'abandi bantu bose bari hano baba bamufashe nk'umukobwa w'umunyabwenge cyane. Asohoka rero muri iyi sare y'inama agahita ahamagara Enoke. Enoke rero ni sheri we, ni umusore nawe wo mu bakire cyane, mbese we ntabwo rwose ajya ata umwanya wakora, nubwo afite business nyinshi cyane ayobora, ariko zose aziyobora yiyicariye mu rugo, nta mwanya aba afite rwose wo kujya gukora. Icye nyine ni ukwikinira biyari no kwirebera match. Kano kanya rero nabwo aba ari kureba match ari gusakuza, wagira ngo hari undi muntu bari kumwe nyamara ari wenyine. Telefone rero igisona ahita atangira kuvuga ati ariko se nk'uyu muntu uri kundehanja ninde koko? Arareba rero agasanga ni Miri, ahita amwitaba atuje nyine, maze Miri ati wakwemera ko ubu kano kanya nsohotse muri sare y'inama papa wanjye amaze kuvuga ko ndahazaza ha business ze? Naho rero Enoke ati ndumva ari byiza cyane, ariko se niyo mpamvu yonyine itumye umpamagara? Miri ati none se iyo mpamvu urumva idahagije? Urumva iyo mpamvu atari nini cyane? Enoke ati nari nzi ko hari ikindi kintu nyine gikaze wari ugiye kumbwira. Miri rero amubwira ati ntabwo ari cyo gisubizo nari nizeye kuri wowe, kuko njye rwose ni ibintu byanshimishije cyane. Ikindi kandi reka ibyo tubyihorere, ariko ntuze kwibagirwa kuza kuntwara mu masaha aza kuza. Enoke rero ahita amubwira ati kuva ryari se ndi umushoferi wawe? Miri ati nibyo se koko? Naho rero Enoke ati hoya nari ndi kwikinira, ndaza kugutwara nta kibazo. Iza atangira gusakuza ari gufana nyine umupira bakiri no kuri telefone. Miri rero yarakubye, maze Enoke akomeza kwirebera match. Byageze aho arasinzira kubera nyine umunaniro aba afite, asinzirira mu ntebe. Miri yaramuhamagaye arasarara, ariko rwose ntiyamwitaba. Miri rero yaraje aza kureba ikintu cyabaye kwa Enoke cyatumye atari gufata telefone. Aje yasanze asinziriye, yahise akangukira hejuru rero, maze Miri atuze inshuro zose naguhamagaye uraho uriryamiye kandi twari twavuganye ko uza kuntwara. Enoke ati umbabarire, ni ukuri umbabarire rwose narangaye, ariko nanone hari ibindi bintu by'umumaro nakoze. Yari ari kumwereka muri telefone rero ukuntu yari ari gushaka ahantu bazasohokera. Miri byaramubabaje ati njyewe ndaho ndicaye ndagutegereje, nawe uri guplaninga ibiruhuko tuzajyamo? Naho rero Enoke ati byose urumva atari ingenzi. Gusa nyine Enoke yamenye ko yakoze amakosa, maze ahita ahaguruka yahobereye Miri atari ko wirakara sheri, wirakara rwose, urabizi ko ngukunda kandi nyine nta mwanzi wagutera nturutseho. Miri rero yaramwenyuye, maze ahita amubaza ati none se nibura hano hari ibyo kurya bihari? Enoke ati muri frigo harimo nyine ibyo kurya, genda ubirebe ubishyushye. Miri yateye intambwe nk'ebyiri, maze Enoke ati ahubwo nanjye untegurire. Miri yahise arakara, maze ahita ahindukira afata isakoshi ye, yahise asohoka arigendera ati ndatega tagisi rwose igumira aho ngaho. Enoke rero yaramukurikiye, ariko Miri yari yamaze kugenda yihuta, dore ko nyine yari yarakariye uyu musore. Ku mugoroba rero mu rugo kwa Miri baba bari gufata amafunguro, aba ari papa wa Miri, Miri ndetse na mubyara wa Miri. Bari gufata rero amafunguro, papa wa Miri yatangiye kumubwira ati mukobwa wanjye rwose nkuko nabikubwiye ndakubonamo icyizere cy'ejo hazaza, kampani zanjye zaba ziri mu maboko meza. Gusa nyine mba mbona uko byagenda kose
tugomba kugenda twagura bizinesi zacu. Miri ati cyane rwose. Papa rero yahise amubwira ati reba nk'uyu mubyara wawe yarakoze cyane, noneho ikirenze kuri icyo yashatse umugabo w'umukire cyane wo muri famiye zisobanutse. Ubu ngubu ibintu byose bimeze neza, bafite amafaranga menshi. Murebe nawe nyine, reba ukuntu ameze neza. Ahubwo najya kugira inama, nawe ukwiye gutangira gushaka umuntu nyine mutangira kujya mu rukundo. Papa we yahise amubwira ati ahubwo ndibutse, ariko ubundi Enoke bimeze bite iby'umubano wanyu? Uriya musore nawe ni umusore rwose uhagaze neza, kubera ko famiye ye ni abakire cyane, bafite amabizinesi afite aho yageze. Uzi ko se buriya sekuru wa Enoke yigeze kuba umusenateri, noneho papa we yari afite inganda zikomeye cyane. Bariya ni abakire cyane rwose, ni n'abantu kandi b'abanyacyubahiro. Urumva ko rero muramutse mukomeje gukundana ntako byaba bisa rwose, kubera ko famiye zacu n'izabo biramutse byihuje, urabyumva nawe ko ntako bisa. Twese turi famiye ziyubashye kandi turi famiye z'abanyamafaranga. Urumva rero rwose uriya musore muraberanye, sinzi niba nawe uri kubyumva. Naho rero Miri ahita abwira papa we ati turacyabyigaho papa. Naho rero papa we ati ariko ngewe nyine simbona ikintu cyababuza kuba mwakomeza maze mukaba mwanakora ubukwe. Miri yahise abaza papa we ati ariko papa, ubundi ubwo turi kuvuga urukundo cyangwa turi kwivugira ahubwo kwihuza kwa bizinesi n'abakomeye? Papa we ati nyine mwana wanjye buriya nuko ukiri mutoya, yego urukundo ni ngombwa, ariko nanone urukundo rwonyine ntacyo ruvuze, kubera ko urukundo rwonyine ntacyo rwakugezaho, ariko urukundo ruri kumwe n'amafaranga urabyumva rwose biba ari ibintu birenze. Mu kanya rero Miri na mubyara we bajya mu cyumba cyabo, maze Miri agatangira kubwira mubyara we ati sinzi impamvu papa akomeza rwose amforosa biriya bintu, sinzi impamvu ampatiriza gukunda nyine abasore b'abakire cyane, ntabwo azi yuko hari igihe urukundo rukujyana aho rushaka. Naho rero uyu mubyara we ahita amubwira ati Miri, ni uko rwose ntabivugira imbere ya papa wawe, ariko nushaka ujye umfatiraho urugero, kuko rwose ndi urugero rwiza rwo kwigira ku bantu bakurikije ibyo ababyeyi babo babasabye. Reba nawe uyu munsi ababyeyi banjye nibo bansabye ko ngomba kubana n'umugabo wanjye, twarabanye rwose. Hanyuma rero abantu batekereza ko mfite byose bashingiye ku mazu, ku mamodoka ahenze ngendamo, ku myenda ihenze nambara. Icyo batazi ni uko rwose iyo ngeze mu rugo mba ndi hafi kwicwa n'irungu. Ikintu cyonyine mbona ni amafunguro ntegurirwa n'umucefu udutegurira. Tekereza ko ubu tuvugana mba nkumbuye rwose umuntu twaganira. Miri ati none se ntabwo waganiriza umugabo wawe? Uyu mubyara we ahita amubwira ati umugabo wanjye, ati muganiriza namukuye hehe? Ati dore ahora mu manama atavaho, ahora nyine mu ndege agenda, aba yagiye mu bihugu byo hanze, ahora kandi ku matelefone yitaba avuga nyine iby'imishinga mishya. Icyakubwira ko noneho igihe kinini rwose ntaba nzi n'aho ari, ntakubeshye ntabwo rwose wagira ngo turabana, wagira ngo umwe aba mu gihugu cye undi akaba mu gihugu cye. Ubwo rero ni ukuri ntabwo rwose iyo nama y'ibyambayeho nanjye nayikugira, nuko nyine urabizi imbere ya papa wawe nta muntu wagira icyo avuga. Dore rwose aba bantu bose bazi ko nashubijwe, nyamara ntakubeshye nta n'umuntu ubayeho nabi nkanjye. Miri rero ahita amubwira ati birantunguye, kuko nari nzi ko niba hari umugore wishimye ari wowe. Miri rero ahita abwira uyu mubyara we ati none se mbabarira nkwibarize ikibazo cy'amatsiko, biramutse bibaye ngombwa ko ukenera kongera gushaka undi mugabo, wumva wakongera ugashaka umugabo washatse? Uyu mubyara we ahita amubwira ati kera nyine natekerezaga ko kuba ufite ibintu byose ari igisubizo, ariko ubu rwose nasanze ntaho bihuriye. Igisubizo rero wacyumvise, ntabwo rwose ari we nakongera gushaka. Miri ahita amubwira
ati nari nayobewe impamvu waje kumbuza amahoro, naho burya nuko rwose uba umeze nk'aho uri wenyine. Uyu mubyara we ati niyo mpamvu nyine mba naje kurara hano, mba ngira ngo nibura turare tuganira numve nduhutse mu mutwe. Umunsi rero wakurikiye, Miri arazinduka akitegura maze akajya ku kazi. Akigera rero papa we ahita amuhamagara maze akamubwira ko hari raporo yashakaga. Miri rero yahise amubwira ko agiye kuyikora kano kanya, nyamara agitangira gucana imashini yahise itangira kumutenguha, dore ko yatangiraga gukora buri kintu cyose maze agahita yiboroka. Yahise rero ahamagara kugira ngo bamwoherereze umu informaticier. Muri ako kanya nyine Lewis yahise yinjira. Ni umusore ukora muri iyi kampani, niwe ushinzwe nyine gutunganya ibintu byose bitari kugenda neza byerekeranye n'ikoranabuhanga. Yahise amubwira ati mwahamagaje ubufasha. Naho rero Miri ati cyane rwose, ati iyi mashine iri kuntesha umutwe. Lewis yahise amubwira ati narebamo se. Yarahindukije maze arayimurebesha. Lewis yatangiye kureba maze ahita amubwira ati nta nubwo bigoye rwose, ni ibintu byoroshye cyane, nuko nyine ibintu bya mashini bituma umuntu apanika kandi atari n'ibintu birenze. Yatangiye kumusobanurira ikibazo mashine ye ifite. Naho rero Miri wari uri kumwitegereza mu maso ati hanyuma se uri kubinsobanurira ngo mbisobanukirwe, niyo wamara umwaka wose ubimbwira ntabwo nabimenya. Lewis rero yaramwenyuye, dore ko yibutse yuko nawe abizi kuko yabyize. Kubisobanurira rero umuntu utarabyize rwose adashobora kubyumva. Yahise ayitunganya rero mu masegonda make maze abarayihindukije arayimuhaye ati nabisoje. Miri ati byari byoroshye gutya? Lewis ati nta no kuvuga se ngo urakoze. Miri rero yahise amubwira ati urakoze cyane. Lewis yahise amubwira ati ubwo rero nta kibazo nyine, nukenera n'ubundi umuntu wo kugufasha ujye umpamagara nta kibazo, nzajya nza mpite mbigukorera. Miri rero yarakomeje kwitegereza uyu musore abona rwose bari batarakubitana amaso, dore ko nyine Miri hari hashize igihe gitoya aje gukorera muri iyi kampani, dore ko ubundi nyine yari akiri mu mashuri yiga mu bihugu byo hanze. Yahise abaza Lewis ati hanyuma se wowe nyine umaze igihe kingana iki hano? Naho Lewis ati mpakoze imyaka 5. Miri ati biratangaje kuba rwose nari ntarakubitana amaso nawe. Lewis rero yahise amubwira ati ntabwo twari kuba twarabonanye nta kibazo na kimwe ufite, byari ngombwa nyine ko banza kugira ikibazo kugira ngo duhure. Miri rero yasigaye aseka maze Lewis ahita amubwira ati mugire umunsi mwiza. Yamaze gusohoka, Miri asigara ari kuzunguza umutwe ati wow, burya muri kampani yacu hari abasore beza gutya. Ikintu gitangaje ni uko utamenya ahantu baba. Tekereza igihe nari maze hano, uyu musore nkaba nari ntaramubona. Hashira igihe rero maze hagakorwa urutonde rw'abakobwa bakomeye muri Afurika muri bizinesi. Miri rero yisanga kuri uru rutonde maze akisanga ku mwanya wa 4. Ibintu rwose biba birenze, dore ko nyine ibinyamakuru bikomeye biba biri kumwandikaho. Uyu mukobwa rero ukiri na muto cyane ndetse rwose ataranamara igihe kinini mu mabizinesi, ariko bari umuhanga cyane kandi ageze ku bintu byinshi mu gihe gito. Biba byumvikana ko nyine rwose biba bitangaje. Abantu bose baba bafite amatsiko yo kumenya ngo uyu mukobwa ni muntu ki. Miri rero yahise yihuta cyane akimara kumenya aya makuru maze ajya kureba Enoke. Yahise amubwira ati mbabarira umbwire waba wabonye amakuru? Enoke ati ntabwo bizi se ko njye ntajya ndeba amakuru, mba ndi kwirebera match, ibyo bintu nta mwanya nabibonera. Yamubwiye rero ahari burebe kugira ngo arebe aya makuru. Enoke rero yararebye maze Miri ahita amubwira ati ndakeka ibi bintu birenze nawe uri kubibona. Enoke ati yego birarenze, gusa mu kanya gato yahise amubwira ati ariko nanone ntabwo bitangaje. Tekereza ko abantu benshi cyane barakora bagakora imyaka n'imyaniko ariko ntibarenga aho bari, ntibabashe gutera imbere, ariko nyine abandi bagakora igihe gitoya bakabasha kugera ku bintu byinshi. Miri yahise amubaza ati aho rero ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga se ko ntari mbikwiriye? Naho rero uyu musore ati ntabwo ari byo mvuze, ariko nanone urabizi twavukiye muri famiye z'icyubahiro, ubwo rero biroroshye kuba twagera ku kintu icyo ari cyo cyose. Miri ati uravuze ngo ntabwo nakoze bihagije?
ngo bishoboka ko rwose ari papa waba waragize icyo atanga kugira ngo nibone kuri uyu mwanya. Naho rero uyu musore Enoch ati birashoboka cyane rwose. Miri rero yatangiye kurakara, maze uyu musore ahita amera nk'umuntu nyine wakinaga, ati zari blague nawe urabyumva si byo. Ariko Miri we yari afite ikintu yakuyemo. Ku mugoroba rero Emily yaratashye, birumvikana yatashye nyine atishimye. Akigera mu rugo papa we ati felicitation mukobwa wanjye ku mwanya wa 4 muri Afurika, cyakoze rwose urarenze, ariko nyine wari ubikwiriye. Miri ati none se papa koko wabonaga mbikwiriye? Naho papa ati ntabwo ari no kubikeka, ahubwo niko bimeze, wari ubikwiriye ijana ku rindi. Miri ati none se kuki abantu bamwe batekereza yuko nyine ibintu tubigeraho kubera ko dufite ubushobozi ndetse tuvuga ijambo rikagera kure? Papa wati ntabwo ariko bimeze, ahubwo nyine nuko abo bantu baba bashaka kuguca intege, ariko ubundi suko bimeze rwose mukobwa wanjye, ahubwo komeza utera intambwe ujya imbere. Ku rundi ruhande rero Lewis nawe rwose yaramaze igihe kinini yirirwa ashaka abantu bazashora imari mu mushinga we yari afite wo gukora nyine kampani ishinzwe bya informatike. Gusa nyine yari atarabona umuntu n'umwe. Uyu munsi rero byari byabaye byiza kuri we, dore ko yari yatangiye gusubizwa n'abantu biyemeje gushora muri uyu mushinga maze bakamufasha. Uyu musore yari umuhanga cyane, yifuzaga rero gukora kampani maze rwose akaba yakwangaje n'abakozi, noneho agakomeza nyine gukora ka kazi yakoraga ariko afite na kampani ye, ndetse rwose bagatangira ku bintu byo gukora ama application y'ingirakamaro nyine agiye atandukanye. Umukobwa rero bakoranaga hano ku kazi ni nawe nyine bafatanyije uyu mushinga kugira ngo barebe ko batera imbere, dore ko uyu mukobwa nawe yari umuhanga cyane. Bari bari guserebura rero bati uyu munsi ni intsinzi kuri twebwe, dore duteye intambwe yo kubona nibura abashoramari nubwo bataraba benshi, ariko ubu noneho umushinga wacu twawutangiza kandi rwose ndakeka bizagera kure. Lewis rero yabwiye uyu mukobwa ati cyane rwose bizagera kure, kuko ibitekerezo ndabifite, ibyo tugomba kuzakora byose ndabifite. Ikindi kandi ibi bintu mbimazemo igihe kinini, nanone kandi narabyize bihagije, bifiteho ubumenyi. Ndakeka rero rwose uyu mushinga niryo terambere ryacu, ariko nanone ntabwo tugomba kuva muri kariya kazi, kubera ko kariya kazi nyine nakura bizi karatugaburira kaduhemba neza nta kibazo. Nyuma y'iminsi rero Miri aba yicaye muri biro ye ari ku kazi, umuntu arakomanga maze agahita amubwira ati injira. Ahita abona rero ari Lewis winjiye. Lewis rero afite akantu mu ntoki, araza agahita karambika imbere ya Miri yitonze cyane. Miri ahita amubaza ati umeze neza se? Noneho rwose mashine yanjye ntabwo iherutse gupfa. Naho rero Lewis ahita amwenyura, ahita amubwira rero ati nari nkuzaniye impano, nubwo rwose idafite byinshi isobanuye, ariko ni impano natekerejeho nitonze, kubera ko ubu isi yose iri kubona titre ziri kukwandikwaho, ariko ngewe ndi kubona umukobwa uri inyuma y'izo titre. Naho rero Miri ahita amubaza ati none se ntangire niyumve nk'umuntu bari gutereta cyangwa bari gutera imitoma? Naho Lewis ati ahubwo tangira wige kubimenyera. Uyu mukobwa rero yaramwenyuye maze aramubwira ati gusa urakoze cyane kubw'impano. Lewis rero yahise amubwira ati umunsi mwiza, maze arasohoka. Akimara gusohoka rero Miri yari afite amatsiko menshi yo kumenya ikintu kiri muri iyi mpano. Yayifunguye yihuta cyane maze ahita asanga harimo agakadire karimo ifoto ye, ari mwiza cyane rwose, asa neza. Yarakitegereje maze ahita akarambika hano muri biro ye. Yahise ahagarika nyine aka gakadire imbere ye rwose ahantu azajya ahora ayireba. Gusa yishimiye iyi mpano bidasanzwe. Miri rero akimara kubona iyi mpano yahise ahamagara ushinzwe abakozi maze ahita amubwira ati hanyuma rero mu rugendo rwanjye nari mfite rw'akazi mu kindi gihugu, ndifuza yuko najyana n'umu informaticien
kugira ngo ntazagira ikibazo cy'imashini cyangwa se ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Kandi nanone ku mahitamo yanjye uwo nshaka ni Lewis. Bahise rero babwira Lewis ko agomba kwitegura kubera ko nyine urugendo rwari ruri ku munsi ukurikira. Lewis rero yicaye nyine aho bakoreraga ari kumwe n'undi mushuti we bakoranaga. Uyu mushuti we yahise amubaza ati none se ko maze gukora kampani yawe kandi bikaba bimeze neza, harabura iki ngo uve muri kano kazi ujye kuba concentre mu kazi kawe? Lewis ati nzabitekerezaho ariko nyine ngomba kubanza kujyana na bosi mu kindi gihugu. Naho rero uyu musore yahise abwira Lewis ati reba ukuntu bivuga, ati ntumbwire ko ukunda uriya mukobwa. Lewis ati ariko kubera icyo wumva nabi, nkubwiye yuko akeneye umu informaticier kandi nyine uwo nguwo ni njyewe, hanyuma sinzi impamvu uri kumva ibindi byose. Naho uyu musore yahise abwira Lewis ati nyine njye ndagira ngo ngukangure, ndabona rwose wagira ngo wibereye mu nzozi, uriya mukobwa ni mukuru kuri wowe, nta ntuzatekereze rwose kujya mu rukundo. Lewis ati none se hari itegeko rihana umuntu kuba yakunda umukobwa umuruta? Uyu musore yahise amubwira ati sinakubwiye se, biragaragara rwose uri mu rukundo ukuntu umuvuga byonyine maze ugahita utangira kwisetsa, biragaragara rwose ko uri kumukunda. Lewis ati hoya reka ibyo tubyihorere twikomereza akazi, gusa nyine nabyo wabona byanashobokera, ubona se atari umukobwa mwiza? Uyu munsi rero ku mugoroba Miri aratekereza ati wajya kureba Enoch ko n'ubundi rwose ndi hafi kujya mu rugendo. Yagezeyo rero aricara, Enoch we yari ari concentre ku mupira nk'ibisanzwe. Ikintu gitangaje uretse kuboko yamuhereje nta nubwo rwose yongeye kumuvugisha, ahubwo nyine yari ari kujya afana ati uriya musore ari kumbabaza, urabona ngo aranata penaliti koko, ndebera nawe nkuriya kubera iki batamukuyemo ubundi kare, ari kwivugisha nyine ibintu nk'ibyo. Miri rero yaragiye arasesemwa atangira kureba uyu musore amurebana umujinya. Byageze aho rero kwihangana biranga, arasakuza cyane ati Enoch, uribuka ko ndi hano? Uribuka ko naje hano kubera wowe? Narinje ngo nibura tube tuganira uyu mugoroba, ariko rwose wamubujije amahoro neza neza. Enoch ati ariko nawe urabizi nyine, urabibona nawe hariho match kandi ikomeye, hanyuma rero iyi match nyine ngomba kuyireba. Naho rero Emily ati hanyuma se mbirenganiremo, uzi ko wagira ngo nsigaye ndi mukeba w'umupira neza neza? Enoch ati hoya ntabwo ari ibyo, ariko nyine nawe urabizi umupira urashimisha. Miri ati ibyo ntabwo nabimenya kubera ko ngiye ntacyo nakurutisha, uramutse wafashe umwanya wawe ngo uze kundeba ntabwo rwose nareba filime cyangwa ngo ndebe ibindi, naguha agaciro. Enoch rero yakomeje kwirebera match maze bigeze aho Miri atangira kurakara cyane. Yarahagurutse rero ngo agende, maze Enoch aramubwira ati mbabarira wigenda, ngaho mbwira ubundi urifuza iki? Miri ati ndifuza ko wazimya ibi bintu byose maze tukaganira. Enoch ati hanyuma se urifuza ko tuganira ku biki? Miri ati ko tuvugana ku byerekeranye n'akazi kanjye. Enoch ati kandi ari ibyo ntashaka, njyewe rwose ibyo bintu by'akazi ntabwo mba mbishaka. Tekereza ko ariko wagira ngo wabaye umucakara w'akazi neza neza, urakora wagira ngo iwanyu baragukoronije, ariko si ibyo bintu wumva wabivamo. Miri ati ndi umucakara? Ati hoya rwose ibintu byose nkora mbikora mbishaka, kuko ndabizi ko icyo tubona cyose kiva nyine mu byo twakoze. Tekereza nawe inshingano ufite, ariko nyamara mbona ubifata nkaho nta nshingano ufite. Enoch ati nyine wakabaye unyigiraho, ntubibona se nawe ukuntu mba ndi kurera gusa kandi mfite inshingano nyinshi, ariko njyewe nzi ukuntu ngomba gukora mu bwenge. Hanyuma se ubundi kuki ngomba kuvunika kandi mfite abakozi impemba? Abo baba bashinzwe iki? Miri ati ariko nawe ugomba kuba uhari, kuko nyine ni wowe ugomba kubabwira ibyo gukora. Enoch ati ariko rwose mba mbona wibagirwa ko twavutse neza. Twavutse neza twebwe, ntabwo tugomba gukora cyane nk'abenda kwiyahura. Ugomba kuzajya ufata igihe ukaruhuka, ukaryoshya ubuzima, ukinezeza. Ibintu byo guhora mu kazi, uzi ko wowe uzasaza imburagihe kubera guhora ukora gusa udashobora no kuruhuka. Miri rero yumvise ibintu uyu musore ari kumubwira, maze yumva rwose ntabwo bari buhuze. Naho rero Enoch bari kumubwira ati ahubwo sheri igira hino rwose, wigire hino hano nyegere twirebere match, irebere match ibintu byo gutekereza akazi bivemo. Miri yari yarakaye cyane. Byageze aho rero afata telefone ye maze n'ubundi arisohokera arataha. Yabonaga nta kintu ari gukora hano,
ubwo yari aje ngo baganire yari ari kwiganirira n'umupira. Umunsi rero wakurikiye, Lewis ndetse na Miri bagiye nyine mu rugendo bagombaga kujyamo. Bagezeyo Miri yari afite presentation yagombaga gukora, Lewis rero yagombaga kuba ari hafi aho kugira ngo hataza kugira ikibazo kiba. Yari ari kwitegereza Miri ukuntu ari umuhanga, ukuntu apresenta, maze Miri yamunaka akajisho agahita amwenyura. Umunsi rero wararangiye, maze mu masaha y'umugoroba buri wese ari mu cyumba cye, Miri yahamagaye Lewis. Lewis rero yaramubwiye atumva, burya bwose uri umuhanga, uyu munsi nibwo nabashije kubibona, cyakoze ni ukuri ntakubeshye, urarenze pe, uzi ubwenge, narebye ukuntu wari uri gupresenta maze nsanga urabishoboye cyane. Miri rero yarasetse maze aramubwira ati none se urabizi ko uyu munsi nanjye nasabye dosiye yawe kugira ngo nyirebe? Naho rero Lewis ati none se kubera iki wayishakaga? Miri ati nyine nifuzaga kureba imyaka ufite, atari ko nyine numiwe, imyaka ufite n'ibintu uvuga nta hantu na hamwe bihuriye. Lewis ati nyine ni ikikwereka yuko imyaka ari imibare, naho rero ngewe nyine ntandukanye n'imyaka yanjye. Miri rero yahise amubwira ati se urabizi nyine ko uri kuvugana na boss wawe? Naho Lewis ati ndabizi cyane rwose boss, ndabizi cyane, ariko nyine ngewe ku ruhande rumwe nkubona nk'umukobwa tudakorana. Miri rero yarasetse, ntabwo rwose yajyaga yihanganira uyu musore ukuntu nyine yakundaga kumusetsa. Yahise amubwira ati hanyuma ndumva rwose nshaka kujya gufata akarahure, ndumva kuryama ntabishaka. Lewis ati none se ni invitation uri kunyemvita kugira ngo nanjye nze tugasangire? Miri ati hoya, ahubwo we ryama nyine uruhuke. Lewis ati kandi nanjye wumva kuryama byananiye? Miri ati ubwo rero nta kibazo, noneho waza tukagasangira. Lewis ati bishatse kuvuga ko se ari rendezvous yanjye nawe? Miri ati komeza uvuge kandi uraza gusanga rwose nisubiye. Ngaho ngwino, ndifuza yuko ibintu uri kumbwira noneho wabimbwira turebana, ndi kukureba imbere yanjye. Barasohotse rero maze bicara ku kabariko, batangiye gusangira. Miri rero yatangiye kubaza Lewis ati mbwira mu buzima niki kigutera imbaraga? Lewis ati impamvu rero uba ubona rwose mfite imbaraga zo gukora cyane ni uko kera ababyeyi banjye bahoraga bambwira ko umuntu agomba kurwana cyane kugira ngo agere ku cyo ashaka, ndetse bambwiraga ko niyo waba ubona ibikomeye bingana gute imbere yawe utagomba gucika intege, ko ahubwo nyine ugomba gukorana imbaraga zawe zose kugira ngo ubigereho. Lewis rero yahise abaza uyu mukobwa ati hanyuma se wowe n'iki kintu wifuza kuzakora mu buzima gitandukanye? Miri yahise amubwira ati ikintu cya mbere nifuza kandi ndota kuzakora ni ukuzakora ikintu cyanjye bwite kitarimo izina rya papa, ikintu nikoreye kivuye mu bwenge bwanjye no mu maboko yanjye, kandi kikaba ikintu gikomeye kizwi rwose. Nizo nzozi zanjye, ndifuza kuzava ku izina rya papa maze ngakora ibintu byanjye abantu bakanyemera nkanjye ubwanjye. Miri rero yahise abaza Lewis ati none se ubundi mbabarira umbwire wowe iyo unyitegereje ubona iki? Naho rero Lewis yaramubajije ati none se nguhu ukuri kose cyangwa n'igengesere? Miri ati ndakwinginze mbabarira rwose umbwize ukuri. Lewis rero yahise amubwira ati rero ngewe iyo nkubonye mbona ubwiza butangaje. Yabimubwiraga atuje cyane ndetse rwose ariko mwitegereza mu maso, ati mbona ubwiza budasanzwe, ndetse rwose mbona ubwiza bwatuma buri mugabo wese atakaza ibitekerezo bye. Mbona ubwiza bwa bwiza butuma ngutekerezaho buri munsi. Ayo kandi si amagambo gusa, ahubwo rwose ibyo ndi kukubwira niko bimeze. Miri rero yari yamaze rwose kwibura, ubona ibitekerezo byamaze kuba byinshi, ubona yatuje cyane rwose kubera nyine imitoma uyu musore yari ari kumutera. Bose bari bari kurebana mu maso begeranye cyane. Bahise rero baza gake gake nk'abagiye gusomana,
ariko rwose habura gato ngo basomane, Miri yahise ashigukira hejuru amera nk'ukangutse. Yahise abwira rero uyu musore ati umbabarire, ubanza ahari ntangiye rwose gusinda, gashobora kuba kagezemo, ndetse rwose burije cyane ku buryo dukwiye kugenda maze tukajya kuryama. Akazi rero kararangiye maze barataha. Wa mubyara rero wa Miri yagarutse kongera kumureba, dore ko nyine iyo umugabo we yabaga adahari yabaga yumva yishakira kwirarira iwabo wa Miri, kubera ko nibura baranaganiraga. Miri rero yabwiye uyu mubyara we ati umva rero nkubwire, ni ukuri njyewe rwose mba numva maze guhaga Enoki cyane, ndetse rwose ntabwo nyishimira kuba ndi kumwe nawe. Uyu mubyara we yaramubajije ati kubera iki se kandi? Enoki ni umusore w'ibogari, aturuka mu muryango mwiza, afite buri kimwe cyose. Miri yaramubwiye ati ibyo ntabwo bihagije kugira ngo umuntu abe mwiza, kubera ko umuntu akeneye urukundo, ndetse rwose akeneye keya. Mubyara we atari ko ukurikije uko imiryango yacu yatureze ntabwo yigeze idutoza gukurikira urukundo, ahubwo nyine yadutoje gukurikira abasore nyine bujuje byose. Miri ati kano kanya se wibagiwe ko byose umusore mwabanye yarabyujuje, ariko nyamara ukaba utishimye mu rugo? Uyu mubyara wese amubwira ati nyine tugomba kubahiriza amategeko ya famiye yacu, nta yandi mahitamo dufite rega. Miri rero yahise aceceka maze ntiyagira ikindi kintu yongera kumubwira. Uyu mukobwa mubyara wese amubwira ati cyangwa se ufite undi musore uri gukunda, ngaho mbwiza ukuri, mbabarira rwose umbwire, urabizi turi inshuti. Miri yaramubwiye ati oya, ntabwo nshaka kuza kongera kuvuga, ariko mu by'ukuri mu mutwe we yarari kwitekerereza Lewis, yarari kumutekereza ukuntu babaga bari kuganira, ukuntu ndetse Lewis yabaga ari kumubwira nyine amagambo meza, yamwitayeho, yamuhaye umwanya, ariko ntabwo yifuzaga kubibwira uyu mubyara we. Hashira iminsi rero Lewis aba ari mu kabiro bakoreramo we na mugenzi we nyine uyu mushuti we w'umusore wundi nawe bakorana. Lewis rero yari gusoma amayimeri maze abona imeri yari imutangaje cyane, yahise avuza induru cyane rwose yibayirwa ko ari ku kazi. Uyu mushuti wese amubaza ati habaye iki, mbabarira umbwire. Lewis atumva wakwemera ko Kenya aricyo gihugu cya mbere kigiye kugerageza application yacu twakoze? Tekereza nawe amafaranga ngiye kwinjiza, ndakubwiza ukuri mfite amafaranga menshi ku buryo ubukwe bwawe ninjye nzabwishyura bwose, abana bawe ninjye nzabishyurira amashuri n'imiryango yawe yose, ikintu cyose kizajya kiba mu muryango wawe uzajya ubimbwira kuko ninjye nzajya nkishyura. Ibyishimo rero byari byamurenze. Uyu mushuti wese amubwira tumva cyakoze ni ukuri ndishimye ku bwawe, nizere ko noneho ugiye guhita usezera ku kazi. Nta mwanya Lewis yari afite wo kumva ibi, dore ko nyine ibyishimo byari bimaze kumurenga, yari amaze kubona yuko ateye intambwe avuye hamwe ageze ahandi. Ibyishimo rero yari arimo yabikuwemo na telefone. Ni Miri wari umuhamagaye. Yahise agenda rero ajya muri biro ya Miri maze ahita amubwira ati iyo mba rwose ntakuzi neza nari kujya ngira ngo ahari nawe uba ushaka kunyirebera. Miri rero yikarumye cyane, yahise amubwira ati ndabona n'ubundi mashine yanjye ifite ikibazo. Lewis yahise amwegera maze atangira kureba muri iyi mashine. Mu masegonda make cyane yaramubwiye ati mashine yawe imeze neza, noneho ubu wakomeza. Miri rero yahise amubwira ati rega nta kindi kintu na kimwe nyine icyatuma ngukura aho ukorera kugira ngo uze hano, ntakubeshye mba numva rwose nifuza kukubona, ikindi kandi ndagutekerezaho cyane, rero numvaga rwose ngukumbuye. Naho rero Lewis ati none se kuri kubivuga nkaho rwose utabyemerewe cyangwa se atari igikorwa cyiza? Miri ati nyine urumva njyewe rwose mfite ubwoba, kubera ko n'ubwa mbere niyumvise ukuntu ndi kwiyumva, n'ubwa mbere numvise mfitiye umuntu amarangamutima angana nk'ayo ngufitiye. Lewis ati ariko ibyo ntabwo rwose ari ikintu kibi, kubera ko nyine nanjye nuko ndi kwiyumva. Bahita rero none begerana rwose buhoro nk'abantu nyine bagiye gusomana. Neza neza habura gato Enoke yahise yinjira, yahagaze ku muryango maze bahita bikanga. Lewis yahise abwira rero Miri ati
mashine yawe ubu noneho iri gukora neza wakomeza akazi. Naho Enoke ati naba se hari ibintu mbashije rwose kuderanja. Baramwihoreye bose ntihagira n'umwe uvuga, maze Lewis ahita ashaka gusohoka. Enoke rero yashyize nyine ukuboko mu muryango maze amubuza gusohoka, yaramwitegereje. Naho rero Lewis ati ariko ndifuza gusohoka. Uyu musore Enoke yarakomeje aramwitegereza, amuhera ku kirenge ageza ku mutwe. Yakuyeho rero ukuboko kwe maze Lewis arasohoka. Yamukurikije amaso aramwitegereza maze akajya aseka yanseko nyine y'uburyarya. Yarinjiye maze ahita abwira nyine Miri ati ejo naraguhamagaye ntiwanyitaba. Miri ati nari ndi busy. Naho rero Enoke ati biragaragara rwose ko ari busy, amaso arampa, keretse ndamutse ntareba nibwo rwose naba ntari kubireba. Enoke rero yakomeje abwira Miri ati biragaragara ko hagati yawe n'uriya musore wo mu cyiciro cyo hasi mushobora rwose kuba harimo ikintu, ndabona mumenyeranye cyane. Naho rero Miri ati ariko nta kintu kiri hagati yacu, yaraje nyine gukora imashini kubera ko niko kazi ke. Naho rero Enoke ati ariko rwose njye narakubuze, wagira ngo ntabwo tugikundana, nsigaye nguhamagara ntiwitabe, ntabwo ukinyohereza ama message nka mbere. Iyo dufitanye gahunda uzivamo rwose, sinibaza rero ikintu kitagenda. Naho rero Miri ahita amubaza ati hanyuma se nanjye nkwibarize ikibazo, ubundi njye nawe iyo turi kumwe dukora iki kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rujya mbere? Babarira rwose umbwire nk'ibintu twaba dukora byatuma urukundo rwacu rukomera, nibura se dufata umwanya tukaganira. Hari na rimwe tujya tubona uwo mwanya. Gusa nyine nafunguye amaso maze nsanga rwose ndi mu mwanya utari uwanjye, kubera ko ntabwo ujya umpa umwanya, ubwo rero nta mpamvu zo guta umwanya nanone nza kukureba. Enoke rero yakomeje kubwira ibintu byinshi Miri, maze Miri ahita amubwira ati ariko mfite akazi, wibagiye ko hano ari ku kazi kanjye, icyiza ni uko wasohoka maze nkakomeza akazi. Enoke yasohokanye umujinya mwinshi cyane, kubera ko nyine yari amaze kubona ko hari undi muntu wegeranye rwose neza na Miri. Yari amaze kubona ko hagati ya Miri n'uyu musore hashobora kuba hari ikintu, ukuntu yasanze barebana ndetse rwose habura gato cyane ngo basomane, nawe hari icyo yari amaze kubonamo. Noneho ukuntu Miri atari amwishimiye n'amagambo yose yamubwiraga, byatumye rwose abona ko uyu mukobwa yahindutse, atakiri wa wundi. Iminsi rero yakurikiye, Lewis na Miri bakomeje rwose kwibera mu rukundo, ndetse urukundo rwabo rwaragiye rurakura. Umunsi umwe rero Miri na Lewis bari basohokanye bicaye bari bonyine, maze Miri abwira Lewis ati hari ikintu nifuza kukubwira. Lewis yaramuteze amatwi, maze Miri ahita amubwira ati papa wanjye yifuza ko rwose nazashakana n'umusore w'umukire cyane wo muri famiye izwi ifite izina riremereye, ndetse rwose famiye y'inyacyubahiro. Lewis rero yahise amubaza ati hanyuma se wowe nyine wifuza iki muri ibyo byose? Miri ati njyewe nifuza umusore unkunda, nifuza urukundo, nta kindi nshaka kuko ibindi byose ndabifite. Lewis yahise amubaza ati hanyuma se witeguye gukoresha imbaraga zawe zose kugira ngo urwanire ibyo wifuza? Miri ati ntabwo byaba byoroshye, kubera ko papa wanjye ntabwo rwose yabyemera, gusa njyewe ndagukunda kandi niteguye kugukunda. Yahise asaba rero Lewis ati ndifuza yuko urukundo rwacu rwaba ruri mu ibanga, kuko sinifuza ko papa wanjye abimenya kino gihe. Lewis yaramubwiye ati nta kibazo, ndabikwemereye, tuzaba turushyize mu ibanga, ariko ni igihe gitoya kuko ntabwo ari ubuzima bwose. Mu gutaha rero Lewis yatahanye nyine Miri, maze amugeza imbere y'igipangu cy'iwabo. Bari mu modoka, Lewis yaramubwiye atumva uri mwiza cyane,
hanyuma rero watumye n'umugoroba wanjye uba mwiza cyane. Miri rero yaramushimiye ati nawe ni ukuri watumye rwose ndyoherwa n'umugoroba, nishimye cyane kandi wakoze. Miri rero yaramubwiye ati nta mpamvu zo gutinda hano, ushobora gusanga hari nk'umuntu uri kutureba. Lewis yaramubwiye ati uraraharyana kandi uzirikane ko ngukunda. Miri ibyishimo byari byose, yavuye mu modoka rero maze yinjira mu rugo. Icyo atarazi ni uko papa wabo yari ari kurebera nyine mu madirishya, gusa hari nijoro ntabwo yabashije kubona uwo bari bari kumwe, ariko yabonye ko imodoka bajemo atari iya Enoke. Miri rero yinjiye buhoro cyane, ntabwo yari azi ko papa we amutegerereje muri salo. Papa we yahise amubaza ati uratashye se? Miri ati yego, ati nyine nari nasohotse, hari umuntu twari twagiye gusangira. Papa we yaramubwiye ati ko mbonye se imodoka ujemo atari iya Enoke? Miri ati ntabwo ari iye, n'undi muntu twari twasohokanye. Papa ati ninde se? Miri ati ni inshuti yanjye. Naho rero papa we yaramubajije ati hanyuma se iyo nshuti yawe papa wayo ninde? Naho Miri ati ariko se abantu bose ukeka ko waba ubazi, ntabwo rwose waba umuzi. Papa we yaramubajije ati hanyuma se ni ibiki nyine afite bidasanzwe? Ubwo nyine niba ntamuzi ndakeka nyine ubwo nta muntu umurimo, kubera ko umuntu ni izina rye kuba rizwi. Miri yaramubwiye ati ariko rwose papa nawe ntugakabye, abantu bose ntabwo bafite amazina azwi ku buryo wabamenya. Papa ati none se abantu badafite amazina azwi muba muvugana iki? Ahubwo nyibwirira, ubundi wowe nyine na Enoke ko muri gutinda cyane muri mu biki? Kubera iki rwose gahunda zanyu mutari kuzikora vuba? Miri yahise amubwira ati papa mbabarira rwose ndananiwe, reka njye kwiryamira. Yahise yigendera rero asiga papa we muri salo, kuko yumvaga bino biganiro bitari buze kurangira. Uyu mugoroba rero papa wa Miri yahise ahamagara umuntu maze amuha ikiraka cyo kuzajya akurikirana Miri ahantu hose agiye, maze akazamumenyera uyu musore basigaye bakunda kuba bari kumwe. Uyu bahaye akazi rero nawe rwose yatangiye noneho kuzajya bagendaho, nyamara n'ubundi buri munsi Miri ndetse na Lewis babaga bari kumwe. Ku munsi rero wakurikiye barasohotse nyine maze bajya ahantu kugura ka ice cream. Bari bari kugenda mu nzira bagenda bagasangira, dore ko nyine babonaga bagiye ahantu kure ku buryo bakekaga ko nta muntu n'umwe ubazi. Bageze rero mu modoka maze rwose baba bamazemo umwanya bagisangira ya ice cream, ari nako bari kuganira nyine. Miri abwira Lewis ukuntu amukunda, Lewis nawe amubwira ukuntu ari mwiza. Uyu munsi byarangiye basomanye, nyamara uyu bari bahaye ikiraka we yari ari kubafata amafoto ndetse n'amavideo. Yahise rero ahamagara papa wa Miri maze aramubwira ati ibintu byose mwansabye nabibonye, nabafashe nyine amafoto menshi agiye atandukanye n'amavideo, noneho nabafatiye nyine n'amavideo yo muri biro ya Miri. Gusa nyine nubibona uraza kumirwa, uratungurwa. Ni ukuvuga ko nyine ibintu byose noneho ubu bari bagiye kubiha papa wa Miri, kandi nyine muri biro ya Miri niho bakundaga kuganirira kenshi, niho bakundaga kubwirana ko bakundana, bakundaga kuhavugira ibintu byinshi rwose, ku buryo ubu ngubu papa wa Miri yari agiye kuba afite amakuru yose yuzuye. Umunsi rero wakurikiye Lewis yagiye ku kazi, maze ari kwinjira yahise ahura nyine na papa wa Miri ari gusohoka. Papa wa Miri akimukubita amaso yahise amumenya, kuko rwose yari yaraye amurebye mu mavideo menshi. Yahise amubwira ati garuka hano. Lewis rero yasubiye inyuma maze ahita amubwira ati nabitabye boss. Naho rero papa wa Miri yahise amubwira ati ukora hano? Naho rero Lewis ati yego. Ati ukora iki? Ati ndi umu informaticien. Papa rero wa Miri yahise amubwira ati hanyuma rero ubwo bisobanuye yuko unzi? Naho Lewis ati yego ndabazi. Ati none se n'umukobwa wanjye uramuzi? Lewis ati yego. Yahise rero amubwira ati nshaka kukubwira yuko abacakara batemerewe kwinjira mu modoka za babosi babo. Umukobwa wanjye
ntabwo mureshya kandi amaboko atareshya ntabwo aramukanya. Ndakwiyamye kandi nizere ko rwose ibi bintu ntazabisubiramo. Yahise amubwira ati ngaho genda ukomeze akazi kawe, ariko nizere ko wumvise neza kubera ko njye ntabwo njya mvuga inshuro nyinshi. Lewis rero yarababaye kubera ukuntu bari bamuciye amazi. Amagambo papa wa Miri yamubwiye yari arimo agasuzuguro kenshi. Ku mugoroba rero Miri yaratashye maze asanga papa waramutegereje muri salo. Yahise amuhamagara ati ariko se mukobwa wanjye, none utangiye gusara, warasaze? Ni gute uba inshuti n'umuntu uhemba? Ntabwo rwose bishoboka. Umuntu uha umushahara, ni gute mwaba inshuti? Ntabwo bishoboka, ntabwo muri ku rwego rumwe uriya musore. Sinifuza kuzongera kumva umuvuga. Simwifuza mu buzima bwawe, umwibagirwe. Naho Miri rero kwihangana byaranze, maze ahita abwira papa we ati ntabwo byashoboka rwose kuko uriya musore ndamukunda, ndetse mukunda urukundo ntigeze nkunda undi muntu. Ndamukunda cyane ku buryo udashobora kukumva. Papa ati ngo iki? Ati uramukunda? Ati ariko noneho rwose nabikubwiye ko utangiye guta umutwe. Urukundo se utekereza ko abana bawe bazarurya? Urukundo ntacyo rumaze, amafaranga niyo ajya imbere. Uriya musore rero nta kintu yazakugezaho, ntacyo yazaguha. Mbabarira rwose winsuzuguza, kandi ikindi ntutume rwose nicuza kuba ntarabyaye umuhungu ngo abe ari we uri muri business zanjye kano kanya. Mbabarira wishaka gusenya ibintu wubatse. Ikindi kandi ugomba guhitamo hagati y'umuryango wawe n'uriya muhungu. Gira vuba kandi uhitemo rwose maze uzambwira igisubizo. Naho Miri ati rwose papa, mbabarira wingerageza, umuryango wanjye ndawukunda, ariko n'uriya musore ndamukunda. Papa waticeceka, mva imbere ahubwo genda. Ndumva rwose ntakwiye gukomeza kuvugana nawe kubera ko watuma nkora ibyo ntasanzwe nkora. Miri rero bwarakeye maze ahita ajya kureba Enoke. Yaramubwiye atumva rwose ntakubeshye, sinakomeza kukubwira yuko hari ikintu kiri hagati yanjye nawe. Ibyanjye nawe byararangiye kubera yuko igihe nagukeneraga ntabwo wabaga uhari. Reka rwose ibyacu birangire. Enoke rero ntabwo yabyumvise, yabibwiye nyine papa we, maze papa we ahita amenya yuko ari Lewis utumye nyine batandukana. Yaramuhamagaje muri biro ye maze aramubwira atumva wa muhungu we, narakubwiye ariko ntabwo wumva. Nakubwiye ko utareshya n'umukobwa wanjye. Nakubwiye ko kandi bitashoboka, niyo zaba ari inzozi rwose wakabaye uzibagirwa. Ntabwo naguha umugisha wowe n'umukobwa wanjye ngo mubane. Ntibishoboka, sinakwisebya kuri urwo rwego. Hanyuma rero nutarekana n'umukobwa wanjye nzakwirukana muri kampani yanjye. Ikindi kandi nzakora ku buryo nta hantu na hamwe uzigera wongera kubona akazi. Lewis rero yarasetse kuko rwose kwihangana byaramunaniye, maze ahita abwira papa wa Miri atari ko ahari ubanza rwose mwibagiwe ko mutari Imana. Yego ndabizi ngomba kububaha, ariko nanone ntabwo isi yose ibazengurukaho. Papa wa Miri yahise amubaza ati nukuvuze? Ati kano kanya tuvugana ndakwirukanye, serivisi zawe ntabwo zigikenewe muri kampani yanjye. Lewis yaramubwiye ati gusa mbere yuko ngenda hari ikintu nshaka kubabwira. Yego rwose ukunda kuvuga yuko ukunda umukobwa wawe, ariko nyamara nkeka ko rwose urwo atari urukundo. N'Imana papa w'abantu bose udukunda urukundo rudasanzwe, yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo, yaduhaye amahitamo. Naho rero papa wa Miri yahise amubwira ati nkunze ko rwose icyo kintu kivuze. Ati nyine Imana yaduhaye amahitamo, ariko ayo mahitamo yatanze mu bantu niyo yatumye abantu yaremye baracumuye maze bakarya ku rubuto Imana yababujije. Hanyuma rero sinifuza nyine guha umwana wanjye amahitamo kubera ko urwo rubuto Imana yabuzanyije. Uwo nguwo ni wowe uru rubuto rubujijwe ku mukobwa wanjye. Ndavuze ngo nsohokera muri biro gira vuba. Lewis rero yahise asohoka, ariko nanone Lewis ntacyo byari bimubwiye kubera ko n'ubundi yari afite kampani ye iri gukora neza cyane. Icyo batari bazi nyine, umunsi rero wakurikiye Miri yamenye yuko
birukanye Lewis yagerageje kubimubazaho, maze Lewis aramubwira ati sheri, ni ukuri ibyo rwose ntacyo bivuze, sinifuza ibintu byatwangiriza urukundo, ibintu byadushyira muri modu mbi, ntabwo rwose mbishaka, byihorere nta kibazo, byarabaye kandi rwose ntacyo bitwaye. Ntabwo yigeze amusubiriramo amagambo yose papa we yamubwiye. Anniversaire rero ya Miri yegereje, Lewis yaramuhamagaye ngo bahure. Bari basigaye noneho bagenda, buri wese akajya mu modoka ye, maze bakaza guhurira ahantu kure hashoboka. Miri rero yavuye mu modoka ye yirukira mu modoka ya Lewis ahita afunga. Barahoberanye dore ko bari bakumburanye, maze barasomana. Ibyishimo nyine byari byose ku mpande zombi. Lewis yabwiye Miri ati nari ngukumbuye, burya rwose najyaga mbasha kukubona buri munsi, none ntakubeshya urukumbuzi rwari runyishe. Miri ati wimvugira ibintu. Lewis rero yaramubajije ati none se mbwira, samedi urahari? Naho rero Miri ati kubera iki ubimbajije? Lewis ati nifuzaga nyine kuzagutungura. Miri rero yahise akubita agatima kuri anniversaire ye, maze itamubwira ati ntumbwire ko rwose ubyibuka. Naho rero Lewis ati ntabyibuka, urumva ibintu by'umumaro kuri njyewe nabyibagirwa? Ntabwo nakwibagirwa isabukuru y'umukunzi wanjye, niyo rwose ntaba ndi kurota. Miri rero byaramushimishije, ariko aramubwira ati bishoboka ko rwose ntazaboneka, kubera ko kuri uriya munsi papa akunda kuba yanyoroganirije ibirori, sinzi ko rero nabona umwanya. Lewis aramubwira ati nta kibazo, gusa nzategereza umunsi wose, wowe nyine igihe uzabonera akanya nta kibazo uzaze, nzaba ngutegereje. Miri rero aramubwira ati ndagukunda cyane, gusa nyine ngomba kugenda kuko ntabwo tugomba gutindana, basezeranyeho ari ibintu bigoranye cyane. Samedi rero harageze, maze mu gitondo cya kare message yakanguye Miri yari iya Lewis amwifuriza isabukuru nziza. Yahise kandi amuhamagara ati ugire umunsi mwiza mukunzi wanjye, ndagukunda kandi ndagutekereza. Miri rero akimara kubona ibi yahise abwira Lewis atari ko rwose ntabwo numva ukuntu umunsi wanjye warangira ntari kumwe nawe, ahubwo nyine reka nze gukora, noneho nyine nze gusagura amasaha ya nyuma ya saa sita, ubundi nyine tubonane, noneho nze gutaha mu rugo nimugoroba, nze kuba ari bwo mbonana na papa. Lewis rero yarabyishimiye, maze nyine bahana isaha baza kubonaniraho. Miri yakoze akazi vuba vuba, maze ajya kureba Lewis. Lewis rero yari yamuteguriye surprise ya nyayo, dore ko nyine yari yakodesheje ubwato bwa bombi babiri. Uyu munsi barishimye maze baranezerwa, barasangiye. Miri rero yabwiye Lewis ati kuva nabaho niyo sabukuru yanjye ya mbere ngize nziza, uyu munsi nishimye, kandi koko rwose bari bishimye birenze. Ku mugoroba rero Miri yaratashye, maze ageze mu rugo asanga rwose nta kintu cyabaye. Yasanze papa we yiyicariye muri salo yibereye mu kazi nk'ibisanzwe. Papa we rero yahise atangira kumubwira iby'akazi, amubwira ati ubu ngubu rwose turi kugenda twunguka kampani zindi nshyashya. Naho Miri yaramubajije ati ariko papa, uyu munsi ni kuwa kangahe? Naho papa we ati si kuwa gatandatu se? Miri ati ni kuwa gatandatu gusa, nicyo bivuze kuri wowe? Bigeze nawe usigaye wibagirwa anniversaire yanjye? Cyakoze rwose musigaye muzi ko mbyaza umusaruro, ariko nta n'umuntu ushobora gutekereza kumbwira ngo isabukuru nziza. Papa we rero yumvise rwose bimurenze, dore ko yari yibagiwe isabukuru y'umwana we, umwana umwe gusa afite. Yatangiye rero kumusaba imbabazi, atangira kumubwira ko rwose yamwihanganira ko yabyibagiwe, ariko Miri yari yarakaye cyane kubona papa wamwibagirwa, nyamara akaba yibuka iby'akazi aribyo ari kumubwira gusa. Yaramubwiye atumva wa mugani mbona rwose mumfata nk'umucakara, ubanza ibintu Enoke yambwiye ari ibyanyabyo koko ntangiye kubitekereza. Tekereza ko nta muntu n'umwe utekereza ku buzima bwanjye, mutekereza umusaruro mbaha gusa. Miri rero ari wenyine yahise atekereza ko rwose yabitekereje neza kuba yemeye nibura gusohokana na Lewis, kubera ko umunsi we wari wagenze neza, nubwo nyine bitabujije ko ku mugoroba asanga papa atigeze amutekereza, ariko nibura
hari umuntu umwe wari wamutekereje kuri uyu munsi. Uyu munsi kandi Lewis yari yahaye impano Miri y'agashene keza cyane ka zahabu yari yambaye nyine mu ijosi. Uko yakarebaga yarongeraga akamwenyura kuko yatekerezaga ko ari urukundo yiyambariye mu ijosi. Nyamara rero buriya ngo ntabyera ngo de, uko Lewis na Miri bari bari kwisereburira bibereye mu bwato, hari undi muntu wari uri kubafata amafoto. Aya mafoto rero yaragiye ajya mu binyamakuru ku buryo rwose babyutse inkuru yabaye kimomo, amatitire avuga yuko umukobwa wo mu bakire Miri yanze nyine undi munyamafaranga Enoch maze agakunda umusore bakoresha. Amafoto yabo bombi rero yabyutse nyine ariyo ari gucicikana mu binyamakuru. Ibintu nyine byageze kuri papa wa Miri ndetse n'abandi bantu b'abashoramari bo muri izi kampani. Nyamara uyu munsi byatumye batakaza abantu benshi kubera ko abantu bavugaga ko badakwiye gukorana bizinesi n'abantu bahora mu binyamakuru kandi bavugwa nabi. Papa wa Miri rero yaragiye ararakara maze biramurenga, dore ko ku mugoroba Miri yaratashye asanga papa we yisize urusenda neza neza. Papa we akimukubita amaso yaramubwiye ati uranze uranshebeje, uranze rwose unkojeje isoni, urabona amafaranga yose natakaje kubera wowe, nari narakubujije ariko wanze kunyumvira maze ukomeza kwiruka inyuma y'uriya muhungu, none reba ukuntu arangije adusenyeye izina. Miri rero yasabye imbabazi papa we kuko ntabwo nyine yifuzaga ko bino bintu byaba kuri kampani zabo. Papa rero wa Miri yaramubwiye ati kugira ngo nkubabarire ni ukurekana n'uriya musore burundu, ikindi kandi ukemera nyine guhita wongera ugasubira mu rukundo na Enoch. Miri kubera ukuntu yabonaga yakoze amakosa akomeye yabwiye papa we ati nta kibazo. Yahamagaye rero Enoch maze amubwira ko nyine umukobwa wari kwicuza ibyo yakoze byose. Enoch yaramubwiye ati ariko njyewe rwose yaransebeje, yatumye ubuzima bwanjye bujya hanze kandi ubusanzwe bwari ubuzima bw'ibanga. Umuryango wanjye rero wambwiye ko rwose ibi bintu ngomba kubivamo burundu. Papa rero wa Miri yakomeje kubwira Enoch ko rwose uyu mukobwa yabonye isomo ndetse atazabyongera habe na gato. Enoch rero yaramwemereye maze yemera ko basubira mu rukundo. Nyamara birumvikana ntabwo rwose Miri byari bimufasheho kubera ko n'ubundi nyine Enoch yakomeje kumera kwa kundi yari ameze, kwirebera imipira no kutita kuri uyu mukobwa. Ndetse rwose uyu mukobwa niyo yabaga ari kuvuga wabonaga ari kwivugana. Ku rundi ruhande ariko Lewis we yendaga nko gusara, yumvaga nyine atazi ikintu cyo gukora kuko nyine Miri yari yamubwiye ko bagomba kuba baretse kongera guhura kubera ko nyine ibintu bitameze neza. Lewis yumvaga yenda nko gusara neza neza, agahinda kari kose ndetse rwose yaratangiye kwiyahuza inzoga. Naho rero wa mukobwa wakoranaga na Lewis yaramubwiye ati ariko ni ukuri sinumva impamvu uri kwiyahuza inzoga kubera yuko kuba rwose urukundo rw'ubuzima bwawe rwaba rwajemo ibibazo ntabwo ari ukugomba kubirangiza. Lewis yaramubwiye ati none se utekereza ko bizarangira gute cyangwa bizarangira ryari? Ibi bintu rwose nta herezo bifite kubera ko ahari iwabo wa Miri ntabwo bazigera banyemera. Naho rero uyu mukobwa yabwiye Lewis ati hanyuma se ubundi ko noneho nawe umaze kugira amafaranga menshi kubera iki ubundi utababwiza ukuri uko bimeze? Ati se ubundi uzimukira muri ya aparitema yawe ryari, ya yindi waguze vuba, ko rwose ari nayo iri ku rwego rwawe, ko iyi ngiyi itakikubereye? Lewis yaramubwiye ati ibyo ntacyo byaba bimaze, ntabwo rwose nkeneye nyine kujya muri competition n'uriya musore wundi ukunda Miri. Njyewe ndifuza yuko Miri akomeza kunkunda nk'uko rwose nari nsanzwe, nta kigomba guhinduka. Umunsi umwe rero Miri ndetse na Lewis baba bicaranye nyine muri salo, gusa Miri aba yibereye kuri mashine yibereye mu kazi, Lewis nawe ari muri bya bindi bye nyine nk'ibisanzwe. Lewis yavugishije Miri
maze Miri aramubwira ati ndi mu kazi kenshi. Naho rero Lewis yabwiye Miri ati ariko se ubundi nkwibarize, uri hano nk'igipupe, ni gute ngusaba agaserivisi gato ko kumpereza ikintu muri firigo maze ntukimpereze? Buri munsi uba wicaye imbere ya mashine gusa, nta kintu na kimwe ushobora kumfasha, warangiza ngo urashaka ko tuzakora ubukwe? Miri yaramubwiye ati ariko nyine mba ndi mu kazi, none se wowe ntabwo ubibona ko ndi mu kazi? Lewis yararakaye maze ahita amubwira atumva rero rwose nkubwire, ntutekereze ko njyewe ndi kumwe nawe kubera yuko ngukunze, ndi kumwe nawe kubw'impuhwe nakugiriye no kubw'icyubahiro nagiriye papa wawe. Naho wowe rwose urabizi neza yuko tutakabaye tukiri kumwe, kubera ko ntabwo ujya worohereza umuntu kugukunda. Sinzi ko hari n'umuntu wabasha kugukunda rwose, sinzi ukuntu umeze, gusa nyine ntakubeshye kubera n'ukuntu wansebeje mba mbitekereza nkumva n'umujinya uranyishe. Naho rero Miri yahise amubwira ati niba numvise neza uravuze ngo nta rukundo ruri hagati yacu, ngo ni impuhwe wangiriye. Ati noneho ngewe ndumva dukwiye rwose kubirangiza, kubera ko n'ubundi ndumva rwose nta kiduhuje, reka tubirangize noneho kandi burundu. Yahise ahaguruka afata mashine ye n'ibintu bye byose, maze Lewis ahita amubwira ati genda rwose mvira hasi njye wagukira, gusa hafite ibibazo umuntu uzibeshya ngo agiye kugukunda. Ngaho rwose nkwifurije amahirwe masa. Umunsi wakurikiye rero, kubera ukuntu Miri yumvaga rwose atishimye habe na gatoya, yafashe umwanzuro maze aragenda asanga papa we muri biro. Yaramubwiye ati papa, ndifuza rwose kuvugana nawe. Papa ati kandi se habaye iki? Miri yahise amuhereza ibaruwa, papa we yarayifunguye maze Miri ahita amubwira ati ndifuza kudemisiyona, ndifuza rwose kuva ku kazi kawe, ndambiwe ko abantu bose bambona nk'umukobwa wawe ndetse rwose babona ko ngendera mu gicucu cyawe, ndifuza kujya kure ya bizinesi zawe. Papa rero yahise amubwira ati hoya mwana wanjye rwose nizere yuko utabikora, kubera ko sinigeze na rimwe nifuza ko wagendera mu gicucu cyanjye, ariko nanone imirimo y'amaboko yawe narayishimye rwose kandi ndayibona. Ngewe ndabizi yuko uri umukobwa w'umuhanga cyane, nkora mbona ko rwose ari wowe ugize iyi bizinesi yacu, ahubwo nyine igihe kirageze ngo ari jyewe ndemisiyona, ni njyewe nkwiye gutanga umwanya maze wowe ukaguma muri iyi bizinesi. Mpora mbikubwira urahazaza ha bizinesi yacu, ntabwo mbona ahantu twakwisanga uramutse udahari. Yari yanditse rero iretere yayishyize rwose mu gitabo. Papa yahise abumbura igitabo maze akuramo ibaruwa. Yahise abwira Miri ati dore ibaruwa yanjye, ahubwo ngomba gutanga nka demisiyona. Uhereye ejo ni wowe ugomba kuzajya uyobora iyi kampani, kandi ndakwizeye, ndabizi ko bizinesi zacu zose ziri mu maboko meza kuva ari wowe rero uziyoboye. Hanyuma rero mbabarire mwana wanjye, sinifuza rwose ko wajya kure yanjye, kubera ko urabizi ko ahubwo ari wowe ungize. Miri rero ari kumva aya magambo yari yatangiye kurira, dore ko nyine yabonaga papa we ari kumubwirana amarangamutima, ndetse yabonaga ko icyizere cya papa we cyose kiri kuri Miri. Miri we yahoraga yibwira ko ahari papa we atajya amubonamo nk'umuntu ushoboye, nyamara papa we yamubonaga nk'umuntu ushoboye ahubwo mu mwanya w'abantu benshi. Miri rero yakozwe ku mutima n'amagambo ya papa we, maze ahita amuhobera. Papa we ati ndakwizeye mwana wanjye, ati ahubwo se ntabwo nakubwiye ngo ufite indi nkuru nziza? Uribuka ya kampani nshyashya ya tekinoloji nayo noneho yatwemereye ko noneho twajya gupresenta umushinga wacu, dore ko cyagiye nyine habaga ibintu bidasanzwe, nabo bari bavuze ko batakifuza gukorana natwe, ariko bongeye nyine kudutumaho. Hanyuma rero ndifuza kuzagenda ukabemeza, maze ukabemeza icyo ushoboye. Ndakwizeye rwose umukobwa wanjye. Miri rero yarishimye cyane, dore ko iyi kampani nyine yagombaga kuzabinjiriza amafaranga menshi, byari igihombo kuba barayitakaje. Yagombaga rero gukora ibishoboka byose maze rwose akazigarurira umutima w'iyi kampani. Umunsi rero wo kujya gupresenta muri ya kampani nshya, Miri
yarabyutse nyine yambara neza nk'ibisanzwe kubera ko yagombaga guhura n'abantu bakomeye. Yaragiye rero agera muri sale y'inama ahari harimo nyine abashoramari ndetse n'abayobozi b'iyi kampani, aho yagombaga gupresenta umushinga wabo mushyashya. Yatangiye rero kwatsa mashine, maze mashine ye ibirapfuye nyine nk'ibisanzwe. Yakomeje kurwana nayo, maze hashize akanya gatoya Lewis yahise yinjira yambaye neza cyane muri kositime ihenze. Akinjira rero ba bagabo bose bari bicaye kuri aya meza barahagurutse nyine nko kumuha icyubahiro. Miri yarahindukiye akubise amaso Lewis n'ukuntu abantu bose bari aha bamwubashye. Yarumiwe ndetse aranatungurwa. Yaramubajije ati, ni wowe se uri hano? Naho Lewis ati, hanyuma se ukeneye umu informatisiye? Naho Miri ati, yego. Ati, nakohoya. Lewis rero aramubwiye ati, nk'ibisanzwe n'ubundi mpereza mashine yawe, urabizi ndabimenyereye. Yakozeho gusa maze mashine irongera ijya mu buryo. Miri rero we yari yatunguwe. Lewis yahise yicara mu ntebe ye maze ahita abwira Miri ati, hanyuma rero nta kibazo, mwatangira presentation yanyu mukatwereka nyine ibyo mufite. Yahise rero atangira gupresenta, ariko rwose yumva umutima wenda kumuvamo kubera ko yari yabonye ko uyu umusore Lewis ari we boss w'iyi kampani abantu bose bubahaga, ndetse rwose papa we yari afite ubwoba bwo gutakaza. Presentation rero yararangiye, maze Lewis ndetse na Miri bajya guhurira mu yindi sale. Baricaye maze Miri ati, mfite ibintu byinshi byo kukubaza, gusa mbere ya byose ubanza umbabarire kuko banaratumye ujya mu itangazamakuru, kuba naratumye rwose izina ryawe ryandura ku byo papa wanjye yagukoreye, byose ubimbabarire. Lewis rero yamubwiye ati, nta kibazo rwose. Naho Miri yaramubajije ati, mbabarire umbwire, ni wowe rero umuyobozi w'iyi kampani? Naho rero Lewis ati, cyane rwose. Miri ati, none se byagenze bite? Lewis ati, urumva nayitangiye kera ngikora iwanyu, gusa yatangiye ari akantu gato cyane, dutangira dukora ama application. Uko twagiye rero tubona abashoramari ndetse tunagurisha application twabaga twakoze, twagiye tubona amafaranga menshi, maze tubasha gukora ikintu kinini aricyo ureba uyu munsi. Miri rero yaramubajije ati, none se kubera iki warindiriye ko bakwirukana muri kampani y'iwacu nyamara wakabaye warasezeye ukagenda mbere? Lewis ati, ntabwo nigeze nshaka kugenda kubera yuko hari umutima wanjye ntifuzaga gusiga muri iriya kampani. Ntabwo nifuzaga gusiga boss wanjye ari we mukobwa nakunze n'umutima wanjye wose. Yakomeje rero amubwira ati, boss wanjye uwo nkubwira yahoraga afite mashine yapfuye, ntabwo rero nagombaga kugenda kuko ni njyewe nayimukoreraga. Iyo nza kugenda ntabwo yari kubona umuntu uyimukorera. Miri rero yari ari guseka nyine kubera zino story z'uyu musore, gusa nanone yari ashimishijwe n'uko ikintu cyamugumishije hariya kwari ukubera urukundo yamukundaga. Miri rero yarongeye abaza Lewis ati, hanyuma se nyuma y'igihe kinini ubu noneho ntekerezaho iki, umbona ute? Lewis yarongeye amusubiramo ya magambo yamubwiye kera ati, iyo nkurebye mbona urukundo, iyo ngutekereje kandi ntekereza urukundo rumwe gusa nigeze guhura narwo, ntekereza umukunzi wanjye, umukobwa w'umunyabwenge, ariko nanone ntabwo ngutekereza nk'umukobwa w'umunyabizinesi, ahubwo ngutekereza nkawe Miri, wowe nyine abandi batazi. Miri rero yaramubajije ati, none se n'ubu uracyankunda nyuma y'ibyabaye byose? Lewis yaramubwiye ati, ubu ahubwo nibwo ngukunda, sinigeze ndekera kugukunda kuko nyine nahoraga nkubona niyo wabaga uri kure yanjye, nahoraga ngutekereza n'igihe cyose watekerezaga ko bidashoboka. Urukundo rwanjye kuri wowe rero rwakomeje kwiyongeraho kugira ngo rugabanuke. Watekerezaga ko se nakwanga gakunda nde wundi? Uri igice kimwe cy'ubuzima bwanjye, sinshobora kubasha kukwanga, sinakureka, ndagukunda cyane kandi urabizi, ndetse niwe muntu wa mbere utangaje nigeze guhura nawe. Uru rukundo rw'ubuzima bwanjye rero kandi niwe mukobwa w'inzozi zanjye,
nahoraga ndota kuzahura nawe, twarahuye rero, urumva ko ntakureka ngo ugende gutyo gusa. Miri rero yari yumiwe, maze ahita abwira Lewis ati ntakubeshye, nanjye ndagukunda cyane, kandi rwose nari nkumbuye kongera guhura nawe, gusa ibyo twanyuzemo byo ntabwo byari byoroshye. Lewis yaramubwiye ati byahise, birekera hahise, njye nawe ni uyu munsi ndetse n'ahazaza. Miri rero yaratashye, maze abwira papa we ibintu byose uko byagenze. Papa we yarumiwe ndetse rwose aratangara. Yasabye Miri rero ko yabwira uyu musore Lewis, maze akazaza bagasangira ndetse bakaganira. Lewis rero yaraje, maze papa wa Miri amwakirana yombi. Baricaye rero bari ku meza. Uyu mupapa yabwiye Lewis ati niba hari abantu bantunguye ni wowe rwose. Ntabwo natekerezaga ko ari gutya ibintu bimeze, ariko ntakubeshye, niyo rwose wari kuba udafite amafaranga angana nk'ayo ufite, nari naramaze kubona ko ari wowe ukwiranye n'umukobwa wanjye. Nuko gusa ntacyo mwakora ngo mubimenye, kubera ko nyine ubu kano kanya tuvugana ufite amafaranga menshi, ariko ndi kwibaza ukuntu ibi byose byabaye maze sinigire mbimenya. Gusa nizere ko rwose wambabariye. Naho rero Lewis yabwiye papa wa Miri ati nta kibazo rwose, narababariye. Papa wa Miri rero yaramubwiye ati urisanga mu rugo rwacu, ndetse rwose umukobwa wanjye ndamuguhaye, niba ushaka ko muzakora ubukwe nta kibazo, ndahari kugira ngo mbashyigikire. Miri rero yari yishimye kano kanya kuko papa we yaramaze kubaha umugisha, ndetse rwose ibintu byabo byari bimeze neza. Nyuma y'iminsi rero Miri yari ari ku kazi, maze mashine ye irongera irapfa kwa kundi kwayo nyine. Yarahamagaye ngo bamwoherereze umuntu uza kuyikora. Icyo atarazi ni uko kano kanya Lewis yari ahagaze ku muryango. Miri rero yavuye kuri telefone, maze ababonye Lewis ahagaze ari kumwitegereza. Lewis yahise amubaza ati hanyuma se hari umuntu ukeneye ubufasha bwo gukorerwa mashine? Miri yahise amubwira ati noneho ntabwo ari mashine yanjye ikeneye ubufasha, ahubwo umutima wanjye niwo rwose ukeneye nyine umuntu wawusana. Lewis yahise aza aramuhobera, maze aramusoma. Yahise amubwira ati ndahari kubw'ibyo byose, umutima wawe urabizi ko ari umutima wanjye, ntabwo rero nareka wangirika. Lewis yahise amanuka gake, maze ashyira ivi hasi. Yahise akura impeta mu mufuka, maze abwira Miri ati guhera uyu munsi rero ndifuza ko ahubwo umutima wawe nazahora nkukora twegeranye. Ndifuza ko kandi utazongera kugira ikibazo ukundi. Ndifuza ko nyine nawiyegereza. Wakwemera se kumbera umugore, maze iteka ryose nkazahora nkubona iruhande rwanjye? Naho rero Miri wari utunguwe rwose, dore ko yari ari muri biro ari mu kazi. Yahise abwira Lewis ati ndinde se rwose wo kuvuga hoya? Yego rwose ndabyemeye. Yamuhereje ikiganza, maze amwambika impeta. Aba bombi rero barahagurutse barahoberana, maze Miri amubwira ko yari wo munsi mwiza yigeze agira mu buzima. Lewis rero nawe yamubwiye ko umunsi yigeze anezerwa ari umunsi yahuriyeho na Miri. Bombi rero bongeye kwibutsanya ko bakundana, kandi icyo ari igikorwa bagomba kuzakora ibihe byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.